bakunzi ba MK Hero Show, kora subscribe, kore na like, kore na comment, dukomeze twibanire. Hero nshuti bakunzi ba MK Hero Show, uyu munsi nabazaniye utundi tuntu dushyashya, uburyo ki wakwikorera indirimbo utiriwe ujya muri studio ngo ujye gutanga amafaranga. Akenshi na kenshi hari igihe umuntu nta mafaranga aba yifitiye, akavuga ati ese ubundi indirimbo yanjye igomba gusohoka bigenze gute? Noneho uyu munsi reka nze mbereke ukuntu wabyikorera ugereranyije, uhita wumva nk'iyi ndirimbo namaze kwikorera jyewe ubwanjye, iri hano, ikiri hano muri telefone. Wowe ukurikira akantu ku kandi, wowe mushyashya kora subscribe, ufungure na like, ukore no kukazogera kugira ngo video zose ngomba gusohora z'ubwenge hano kuri MK Hero Show ube waza mu ba mbere kuba wahita uyibona. Wowe tega amaso maze wirebere. Ubu reka playing iyi ngiyi kugira ngo wumve ukuntu iba yagira yavuga. Bakunzi ba MK Hero Show, kora subscribe, kore na like, kore na comment, dukomeze twibanire. Okay, urabona ko ni ibintu bishoboka cyane. Ni ukuvuga ngo noneho nawe urahita ubasha kuba wabyikorera. Reka subira inyuma gatoya nkwereke uburyo ki nawe uza kubasha kuba wabyikorera. Turaza hano inyuma gatoya muri application zacu muri telefone aho dutangirira. Noneho turanze turebe aho wakura application yabikora yagufasha. Application yewe ndi bwifashishe ni Bandalab. Bandalab iyi ngiyi. Bandalab ni ukuvuga ngo uraza aho iri buyikure, uraza uyishakishe hano muri Play Store hano. Noneho uyiplaying ujye muri Play Store, ubundi ujye muri search, usachingemo application yitwa Bandalab. Urasachingamo application yitwa Bandalab. Urabona ko ni ngiye jewe iri hano ngiye. Urahita uza uyikoreho usacinge, maze bahita bakuzanira application imeze uko nguko. Application zirimo ni nyinshi, witonde utaza kuhita uhubukira application yose, ntago ariko ariyo ikora umuziki. Ni ukuvuga ngo urabona zino zose na application zagukorera umuziki, ariko ni ukuvuga ngo iyo dushakamo imwe. Noneho twebwe turashaka iyi ngiyi. Turashaka iyi ngiyi. Urabona ko jewe nari isanzwe nyifite. Wowe utayifite urahita uyidownloadinga dukomeze. Turahita twisubirira inyuma, noneho ukore uko uri bubigenze kose kugira ngo ube wabasha kuba wakwisorera indirimbo yawe kandi imeze neza cyane. Turahita tuza hano muri application yacu, hano dukirikeho twinjiremo. Urabona ko twebwe twakoze ya ndirimbo. Ni ukuvuga ngo wowe urahita icyo ukora, urahita uraza gusanga muri application yawe nta kintu na kimwe kirimo. Ni ukuvuga ngo uraza gusanga bari bukubwire ko ugomba kwemezamo account yawe. Ni ukuvuga ngo urabanza wemezemo email yawe kugira ngo babashe kuba bakwemerera kuba wakwinjiramo. Ni ukuvuga ngo ibihangano byawe wakoreraho kuri iyi application bashobora kuba bahita babigucururiza bitewe nuko ari byiza, ukaba wahembwa kuri iyi application. Niko ikora nayo. Ni ukuvuga ngo application ibintu ukoreyeho byose barabigucururiza bitewe nuko wakoze ibihangano byawe utakoze copyright. Ndaza kukwereka n'uburyo wakwicurira beat yawe ku giti cyawe washyira kuri YouTube kugira ngo byibuze batakwereka ko iri copyright.
noneho reka twikomereze nawe urebe ukuntu wakwikorera indirimbo yawe utiriwe ujya muri studio. Noneho wowe turatatuza ahangaha hano hari handitseho plus hano kuri aka gatukura. Noneho turatadukirikaho nitwamara kuza batwemereye kuba twajya muri application. Turaza dukirikeho hano kuri iyi plus. Noneho ahangaha urabona ko hari ibintu byinshi bagiye bashyiraho by'ubuntu wabasha kuba wakwikoreshereza, ariko hari iby'ubuntu hari n'ibyishyurwa. Ni ukuvuga ngo witonde gatoya ukomeze witegereze kugira ngo utaza kwisanga uri kwishyura kandi ibiriho wakoresha by'ubuntu bihari. Unashaka no kwishyura biremewe ugakoresha ibirenzeho kuri ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo ahangaha urabona ahangaha mastering, ahangaha ushobora kuba wakwicurira beat yawe ukoresheje ukanza ahangaha ukinjiramo. Ni ukuvuga ngo wowe ushaka ko ugomba gukomeza umenya iby'iyi application, wowe wandike muri comment ubimbaze kugira ngo nzaze mu gace k'ubutaha ko kuba nayibasobanurira neza. Ni ukuvuga ngo ahangaha hose utu twose tuba dufite ikintu tumaze. Noneho twebwe nitwaza kwiyizira hano muri application yacu tureta tuza tuyizire hano muri studio. Reka twinjire muri studio. Ni ukuvuga ngo tureta turindira noneho yireodinge ihita twinjira muri studio. Ni ukuvuga ngo baratatwereka ahangaha muri voice audio. Noneho turahita tuza hose ni utuntu wakwifashisha kugira ngo wikorere beat yawe. Ni ukuvuga ngo ahangaha noneho twase tuza ahangaha hano urabona ko hari urupapuro rudafite ikintu na kimwe. Ni ukuvuga ngo turaza byibuze dushakishe beat twakoresha bitewe n'inuze na beat twahisemo. Tureta tuza ahangaha hano duhite dukoraho, duhite tujya muri beat iyo wateguye ariyo yose. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba yewe nakoresha iziri hano muri telefone kugira ngo beat nkomeze nkore indirimbo yanjye. Yenda reka mbitsemo nk'iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo cyangwe iyi ngiyi. Izi ndirimbo zose ahangaha uhitamo iyo ushaka. Ni ukuvuga ngo yewe reka ndebe ko nahitamo iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo ahangaha uhitamo indirimbo baba bagushyiriyeho z'ubuntu, n'inuze ni beat z'ubuntu baba bagushyiriyeho. Ni ukuvuga ngo ariko uramutse ufite beat yawe ushaka kuba wakoresha wahita wiyizira hano muri my sounds ahangaha. Ni ukuvuga ngo ahangaha uhita ujya gushaka sound yawe neza aho ngaho muri file muri telefone yawe. Ni ukuvuga ngo noneho yewe ahangaha noneho reka yewe niyinjirira ahangaha kugira ngo ndebe beat byibuze nahitamo yo gukoresha. Ahangaha zose ni za beat wabasha kuba wakoresha. Ni ukuvuga ngo ahangaha zino ni beat rwose baba bagushyiriyeho. Uraza ugahitamo iyo ushaka kuba wakoresha ukayumva. Ahangaha uri kubyumva neza cyane. Ahangaha urabyumva neza. Ugenda uhitamo iyo wumva wakoresha beat wakoresha ikagenda neza cyane. Noneho wowe mushyashya nakubwira kora subscribe ukande no kunzogera utaza kubyibagirwa please ndakwinginze. Ni ukuvuga ngo ukore na like. Okay, noneho niwumva bigufashije byibuze unasharinge n'abandi kugira ngo bamenye iyi nkuru nziza. Ubu uyu munsi ni igisubizo twabazaniye ku bantu bafite ikibazo cy'uko
nta mafaranga bafite yo kuba bajya muri studio gukoresha indirimbo zabo. Noneho twebwe reka duhitemo iyi beat kugira ngo tubashe kuba twariyo dukoresha mo hano muri studio yacu. Turahita dukanda hano bitewe n'iyo wahisemo wakunze. Noneho reka
ahangaha uhita iyo ugarutse uraza ahangaha hano mu bubiko, ukaza ugakoraho ukareba za ndirimbo wabitse. Ni ukwitegereza kugira ngo hatagira ikiza kugucika. Noneho urabona ko ahangaha bahise batuzanira ibyo turi buze kwishyura n'iki, ariko ntago ari ngombwa. Ni ukuvuga ngo turaza ahangaha mu ndirimbo tuba twakoze twabitse. Ni urugero, urabona nk'iyi ngiyi nagize, iyi ngiyi nasavinze ahangaha. Okay guys, please mukomeze murebe ukuntu mwakwikorera utuntu tw'ubwenge. Komeza uyitegereze neza kugira ngo telefone yawe, aho kugira ngo ukomeze uyirebeshe imiziki gusa, reba ukuntu wayibyaza umusaruro byibuze, nawe urebe ko wakirigita ifaranga nk'abandi. Mukomeze musacinge utuntu hano kuri YouTube, hano kuri MK Hero Show. Ukomeza ureba, hariho n'ibindi byinshi nagiye mbakorera by'ubwenge. Ukomeze urebe utuntu twawe, udushyire ku murongo byibuze, urebe ko nawe wakwinjiza amafaranga. Bakunzi ba MK Hero Show, kora subscribe, kore na like, kore na comment, dukomeze twibanire.